ngira ngo nk'uko bivuze duhora dushaka umutekano kandi ntabwo umutekano ukorwa na polisi gusa cyangwa ngo ukorwe n'ingabo. Natwe tuba tugomba kuwukora tukawikorera. Hari umutekano w'iwacu mu rugo, abatuye mu rugo, ariko hari n'umutekano w'ibingibi twababwiye. Gukoresha ibintu bitemewe, gukoresha ibi binombe bitemewe. Nkuko musanzwe muzi ko iki kinombe cyahagaze, sibyo? Ntimubizi? Murabizi? Ko mutabivuga? Murabizi ko iki kinombe cyahagaze. Uyu mugabo nyiri iki kinombe twaranamwandikiye, twebwe nk'umurenge. Ariko n'ubuyobozi bw'akarere bwaramusuye buramwandikira, ndetse bumutangira n'ikirego, kuko bagenzi be barabivugaga bakabona ko ibi bintu abikora mu buryo butemewe. None ibyo byaha yakoraga murabona icyo bitubyariye. Bitubyariye urupfu. Hari uwakomeretse bikomeye, tutazi nawe uko biri bugende, hari n'uwapfuye. Ikindi baba baje kubikora mu buryo butemewe, niyo mpamvu banabicukura nabi. Ari ibintu bakora mu buryo bwemewe banabicukura neza. Ubundi ntabwo umuntu acukura ikinombe nk'uko mukibona. Bafite ukuntu bagenda bashyiramo ibintu bimeze nk'amayesikariye. Iyo washyizemo ibyo bintu bimeze nk'amayesikariye ntabwo kiriduka hejuru ngo kize kikugweho. We rero ntiyabikora ngo abikore neza kuko abikora yihishe, azi ko iki kinombe kitagira ibyangombwa. Turongera rero tubaho ubutumwa. Niba ubuyobozi bukubwiye ngo aha hantu ni habi, ntimwemera ko tubareberera? None se ubu twababareberera dushaka ko mutabaho? Ibyo tubabwiye mujye mubikurikiza. Niba tubabwiye ngo iki kinombe ni kibi, ntuze no guteramo ikiraka. Iyo uje guteramo ikiraka n'ubundi bigutera ibibazo, sibyo? Batubwiye ko hari imodoka yari yaje gupakiramo igitaka kandi ntibyemewe. Umushoferi yahise yirukankira, sibyo? Ntiyibutse no gutabariza uwagize ate, uwaguweho byibuze ngo tumukuremo hakiri kare. Murabyumva? Twongere rero tubaho ubutumwa. Iki kinombe ntihagire uwongera kukizamo murebe uko kimeze. Ariko na nyiracyo turamushakisha bibazwe, kuko ubu niwe utumye tubura ubuzima bw'uyu muturage. Umwana w'imyaka 19 yari afite ejo hazaza heza, umubyeyi waramubuze, yari kubakora n'ibindi bitari ibi byo kuza kumuteza ibibazo. Baturage rero mwumvira ubuyobozi. Icyo reka aricyo mbabwira cya mbere. Yego dushaka imibereho, ariko imibereho tuyishakira ahantu hazima. Tuyishakire ahantu hadatuma ya mibereho tuyibura kandi ariyo twaje gushaka. Ubuse ntiyari yaje gushaka imibereho, ariko arayibuze. N'umuryango uramubuze, n'igihugu kiramubuze. Kuko yari umusore, yari afite imbaraga, yari kuzakora byinshi. Nizere ko ntawe turubone yasubiyemo nimugoroba. Ubu nimubonye isomo. Hari hashize imyaka myinshi ibi bintu mu murenge wa Rugerero byaracitse. Ngira ngo twaherukaga uwaguye mu kinombe cyahariya hepfo muri Gitebe ya kabiri. Ni kera kandi cyahise gihagarara. Ubwo nari nzi ngo abantu twese twabonye isomo. None dore. So rero ntabwo tuje gutinda. Ni ubutumwa twabahaga. Ahantu hose muzi hari ibinombe twahagaritse, ntimwongere kujyamo kugira ngo mutahasiga ubuzima. Ntabwo tuba tuzi biri buvemo, sibyo? Turi kumvikana? Reka rero tubasabe mujye gusura umuryango, n'ubundi mubafate mu mugongo kuko bagize ibyago, natwe twagize ibyago. Ubundi ribu n'ubuyobozi na polisi barakomeza bakora inshingano zabo, ariko namwe mukore inshingano zanyu zo kutongera gusubira ahantu nk'aha hatemewe. Mukomeze mugire icyumweru cyiza.